Perezida Paul Kagame afite ideni rikomeye cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange gukomeza kubaho uko byaba bigenze kose, haba mu mvura y'amasasu, umuriro utazima, ahagaze mu banzi benshi cyane aho nabwinyagamburiro umwenda n'umwe, no gukomeza kubaho ibindi byose bikaza nyuma. Ni muri urwo rwego ahora akikijwe n'itsinda rigari ry'abasirikari batojwe kandi biteguye kuba bamupfira isaha ku isaha, bagapfira abayobozi bakomeye cyane, abasirikari bahuguwe kurinda umutekano w'abakomeye ndetse n'ibikomerezwa byose, gukoresha ibikoresho bihambaye by'itumanaho byose barabihuguwe, ibikoresho bya gisirikari ndetse no gutata amakuru bikaba ikirango cyabo. Imodoka z'amoko yose zihora zimukikije, zikomeye cyane kandi zikoreshwa ku rwego rw'isi, zirinda intwari zikomeye cyane, zirinda abayobozi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Paul Kagame. Iyo ngiyo nayo yigendamo Cadillac 2. Byinshi wahishwe ku mutekano wa Perezida Paul Kagame ni KG Pro TV, bikaba ikibazo gikomeye cyane ubaye utarakora subscribe kuko ntago wazongera kutubona. No umutekano nk'ikirango gikomeye cyane cy'amateka, igikomere cy'amateka akomeye cyane igihugu cyanyuzemo mu bihe bikomeye cyane by'akaga, igihugu cyanyuzemo mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Ijambo umutekano ntiryumvikana nk'ijambo rya politike gusa, ni ijambo rifite ikirango gikomeye cyane, ikirango cy'igikomere, amaraso ndetse n'inyigisho idasaza iteka ryose. Nyuma ya leta yasenyutse, inzego z'umutekano zigasenyuka, n'igihugu bwacyo kigasenyuka, kikaba ikibuzwa cy'intambara ndetse n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ubuyobozi bushya bwari bufite isomo rikomeye cyane kandi rimwe, ko nta gihugu kibaho umutekano udakomeye. Umutekano uba ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda kuva 94, kuva RPF yafata ubutegetsi. Ni umuriro rwose. Ni muri urwo rwego umutekano w'umukuru w'igihugu waje gufatwa nk'igice cy'umutekano rusange w'igihugu. Si ikibazo cy'umuntu umwe ku giti cye, ni ikibazo cy'igihugu cyose, kubera yuko iyo hagize ikibazo kibaho ku mukuru w'igihugu biba ari ikibazo kireba igihugu cyose, ntago ari umuntu umwe biba bireba. Kuba ku buyobozi mu karere katararangiza intambara kahozemo amakimbirane mu myaka irenga 30 bisaba ubwitonzi bukomeye cyane, bityo n'u Rwanda ruherereye muri ako karere kagiye kabamo amahana akomeye cyane ndetse n'ibyago. Intambara zo muri Kongo kuva 96 zitwe Kitona ya mbere n'iya kabiri, intambara z'abacengezi RDF yagombaga kurwana kugira ngo umutekano w'abanyarwanda wose ukomeze gutengamara ndetse no kumera neza. Imitwe yitwaje intwaro ihora ihinduka amazina n'imitwe kandi yigeze kugira uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi nka FDLR, igizwe n'abasirikare basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Ibi bituma umutekano w'igihugu wose harimo n'uw'umukuru w'igihugu ufatwa nk'aho ari urugamba, kandi ugafatwaho ingamba zikomeye cyane kugira ngo igihugu kibashe kugira stabilite ndetse no mu karere muri rusange, Afurika ndetse n'isi yose, kuko byamaze kugaragara yuko umutekano muke w'umuyobozi umwe yaba muri Afurika bigira ingaruka ku isi hose. Iyo umuyobozi ari ikimenyetso cya leta, kuba hari abamugirira nabi ntibifatwa nk'igikorwa cy'umuntu ku giti cye, bifatwa nk'igikorwa igihugu cyose cyagize. Ibyo murabyibuka neza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Hari ibyago byinshi byagiye bivugwa ko Perezida Paul Kagame yagiye asimbuka mu ibanga rikomeye cyane, ariko babatasi abacurabwenge bakabasha kubibika ndetse no kubihisha. Mu myaka ishize hagiye habaho ibintu bivugwa mu itangazamakuru ku migambi mibi y'iterabwoba Perezida Paul Kagame yagiye agirirwa yo kuba yagirirwa nabi, ariko rya tsinda rikomeye cyane ry'abasirikari bahora biteguye bakaba babihosha. Mu Bwongereza yagize gutya nabwo ahurirayo n'ibibazo bikomeye cyane ubwo bamuteraga amagi ni Oxford. Imanza zijyanye n'imitwe yashinjwaga kugaba ibitero mu gihugu nazo zagiye ziburanwa kenshi. Kugaba igitero mu gihugu ntago biba bireba abaturage gusa, ntibireba ingabo gusa, bireba n'umukuru w'igihugu by'umwihariko, kuko aba ari we commander in chief, ari we ushobora kubazwa byose agaheka igihugu. Ni ibikorwa by'umutekano byagiye byongerwa mu bihe by'amatora cyangwa se mu bihe by'akaga gakomeye cyane k'akarere. Abakuru b'ibihugu bakongererwa umutekano kugira ngo hirindwe n'amakudeta ya hato na hato, ariko ikintu gihora gihamye ni iki: amakuru arambuye ku byageragejwe cyangwa se ku byahagaritswe ntatangazwa, kuko akenshi gutangaza ayo makuru byaba ari nko gukoza agati mu ryinyo, kandi yewe byaba ari ugutakaza ubushobozi bwose, ko bishobora kuba inyigisho ikomeye cyane ku bandi bifuza kuba bakora amakudeta ndetse no kugira nabi. Kubasobanurira uko byose byagenze n'uburyo byahagaritswe ni igikosa kibi cyane. Abayobozi b'ibihugu nyafurika, ibihugu by'Iburayi ndetse na Amerika badashobora kuba bakora ikosa ryo gukora, byaba bihubukiwe. Ibi si umwihariko w'u Rwanda gusa, no mu bihugu bikomeye cyane ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abarusiya, Abongereza, Abafaransa, Korea ya Ruguru n'ibindi, nabyo ayo makuru agira ibanga. Ibikorwa byahagaritswe, ibikorwa bihambaye biba byahagaritswe akomeza kuba mu mahanga y'inzego z'umutekano, akaba amabanga akomeye cyane. Umutekano w'umukuru w'igihugu si imbunda gusa, ni system
systeme. Abantu benshi batekereza ko umutekano w'abarinda perezida ushingiye ku ntwaro, ariko ayo ni amakosa akomeye cyane kubera ko sibyo. Mu by'ukuri umutekano w'umukuru w'igihugu ushingira ku nkingi enye: amakuru, intelligence cyangwa se ubutasi, kumenya mbere yuko ikibazo kiba, bakaba bashobora kuba babasha kugihagarika isaha ku isaha. Protokole ya leta nayo ikayigiramo uruhare rukomeye cyane kubera yuko umukuru w'igihugu niyatekana leta yose, igisirikari, abaminisitiri ndetse n'inteko ishinga amategeko bose batabigizemo uruhare, gahunda z'ingendo, aho ahurira n'abantu, uko ibikorwa byose bya protokole biba biri bugende kuva avuye mu modoka kugeza ageze aho ari buze kuvugira ijambo nyamukuru. Ubufatanye bw'inzego, polisi, igisirikare, abashinzwe abinjira n'abasohoka, bose bafite ibikoresho bya systeme kandi bose biteguye kuba bagira ibyo batanga nk'umusanzu igihe haba hagize ikibazo gitungurana kiba. Umutekano rusange w'abaturage, iyo abaturage nabo bafite icyizere mu nzego, amakuru agera ku buyobozi vuba kandi neza. Ibyago byo kuba umukuru w'igihugu ashobora kuba yagirirwa nabi bigenda bigabanuka bitewe n'izo nzego zose n'ubutasi bukomeye cyane. Ikinyabiziga cy'umukuru w'igihugu si ikimenyetso cy'ubwibone, ni igikoresho cya leta. Hari abibaza cyane ku modoka z'abakuru b'ibihugu batandukanye zihenze kandi zigura amadolari menshi cyane, ariko mu by'ukuri izi modoka ni ibikoresho by'umutekano bya leta bifasha abaturage bose kuba bakomeza kubona serivisi zuzuye ndetse bagagira ubutengamare. Nk'uko indege za gisirikare ari ibikoresho by'igihugu, niko n'izo modoka ari ibikoresho by'igihugu. Ibinyabiziga byiganjemo imodoka, kajugujugu ndetse n'ibindi bikomeye cyane birimo imbunda ziremereye, byose tuzabibategurira. Niba ubishaka nabyo andika muri komanteri uti duhe. Tukivuga ku binyabiziga abakuru b'ibihugu bagendamo ku isi hose, bigira ibintu by'umwihariko bihuriyeho byose. Imodoka zikomeye cyane nka Cadillac, by'umwihariko iyo perezida w'u Rwanda agendamo Cadillac 2, imodoka idakorwa n'uruganda rwo ari rwo rwose ngo icuruze ku isoko, ahubwo ikaba komande itumiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba karite ya kabiri y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagendamo. Ibirango rusange by'imodoka zifashishwa mu kurinda umutekano w'abayobozi: General, kurinda amasasu cyangwa se ballistic protection. Izo modoka cyose zigihuriyeho. Bulletproof, ziba zifitwe n'izi modoka kugira ngo uko byagenda kose haba ikibazo gitunguranye gituma bari buze kurasa imodoka y'umukuru w'igihugu, haze kuba hari ubwirinzi kandi buhamye bushobora gutuma umukuru w'igihugu asurvivinga agacika ibyo ngibyo. Imodoka ziba zifite ubushobozi bwo kurinda ibisasu byo munsi, ibyo bita mine, ibiturika bashobora gutega mu mihanda cyangwa se ahantu batekereza ko imodoka ziri buce bikaza guturitsa imodoka. Ariko izi modoka abakuru b'ibihugu bagendamo ziba zifite ubushobozi bwiza cyane bwo guhangana n'ibyo bisasu ku buryo idashobora kuba yafatwa nacyo ngo yangirike. Amapine ashobora gukomeza kugenda igihe yose yapfumutse, run flat. Nibyo izi modoka z'abakuru b'ibihugu igihe cyose n'amapine yaba amaze gutoboka nyuma y'uko arashweho, imodoka ikomeza kugenda kandi ku muvuduko wa kilometero 60 ku isaha. Idirishya ridashobora kumeneka byoroshye. Iri ngiri naryo rikaba rigenda ku iyi modoka ya Cadillac. Systeme y'itumanaho ihuza imodoka n'inzego z'umutekano ziba ziri hanze aho hagurukiye ndetse n'aho ari bushyikire, izo zose zikaba zateguye mu buryo bwiza cyane. Igenzura ry'ikirere mbere mu modoka, ibyo bita radar, bikurura amakuru y'itumanaho yose kugira ngo barebe ko nta intervention cyangwa se kwinjirirwa k'umwanzi kwabayeho. Uburyo bwo kwirinda imyonsi yangiza, amarembo adashobora gufungurwa n'abandi bantu uretse abakuru b'ibihugu n'abandi babifitiye ubushobozi, ubwo ni password. Nk'uko ukoresha telefone ya iPhone ugakenera iCloud, nabo niko izi modoka zubatse. Ubushobozi bwo kugenda ibihe bigoye cyane, tray and power, mu misozi, mu mashyamba ndetse no mu bishanga. Izi modoka ziba ziteguye ku buryo rwose igihe cyose haba hateye ibitunguranye zishobora gukomeza kubaho kandi zigategereza ubufasha buturutse hejuru. Systeme yo kumenya ibibazo mu modoka, diagnostic and alerts, nazo ziba zestaye mu izi modoka. Ibi ntibikorwa ngo berekane ubukire, bikorwa kugira ngo igihombo cyo kubura umukuru w'igihugu kitazongera kubaho mu bihugu vuba, kubera ko mu bihe bigiye bitandukanye nk'uko amateka bigaragaza, igihugu kibuze umukuru w'igihugu imburagihe gishobora gusubira inyuma cyane. Ushobora kubirebera muri Libya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hose. Abamurinda si abasirikare gusa, si abasirikare ubonesha amaso imbere aho ngaho. Mu by'ukuri abagaragara ni igice gito cyane cy'igisirikare cy'umutekano ushobora kuba urinda perezida. Abatagaragara mu ruhame nibo benshi bakora mu makuru y'igenzura, ubutasi, ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bigomba kuba biteguwe, ibyo bita imisada. Niyo mpamvu kuvuga ni bande bamurinda bafitiye ayahe mapeti yaba ari amakosa akomeye cyane, kubera ko byaba bisa nko kwinjirira igihugu mu buryo bworoshye cyane. Ariko nabyo ni mu bishaka tuzabikoraho mu butaha. Umutekano ni network, si itsinda rito ry'umuntu umwe, ni systeme nini
cyane igirwamo uruhare hafi n'abantu bose bashobora kurenga n'amajana. Icyo abanenga abayobozi barindwa cyane bavuga babishingira ku kuba umutekano ukabije ushobora kugumana ubwisanzure ndetse ugatuma abantu badakomeza kwisanzura mu gihugu bitewe n'umutekano. Protokoli ikomeye cyane, inzego z'umutekano zishobora gukoreshwa mu gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi igihe hari ubuyobozi burinzwe cyane kuri urwo rwego. Ibi ni ibiganiro bikomeye cyane kandi byemewe muri politike, ariko ikibazo gikomeye ni iki: ni gute wahuza umutekano n'ubwisanzure mu gihugu? Igihugu noneho by'umwihariko kiba cyaranyuze mu bihe bikomeye cyane, ibihe by'intambara, ibihe by'ihohoterwa, byose bikagenda bihurira ku gihugu, bituma umukuru w'igihugu ugiyeho afata ingamba zikomeye cyane zo kuba abaturage be batakongera gusubira mu ibyo byose. Iki ni ikibazo u Rwanda n'ibindi bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere no kwiyubaka bihuriyeho kandi bigahangana nacyo. Isomo rinini ririmo umutekano w'umuyobozi si ishusho, umutekano w'umuyobozi ni ishusho y'igihugu cyose uko aba kiyobora ndetse n'ubudamarara abaturage bafite, uburinzi ndetse n'icyizere bashobora kugira, ubutabera bufite imbaraga, inzego zikora, ubukungu butanga icyizere, ndetse kandi umuyobozi ashobora kugenda mu ruhame nta bwoba bwinshi cyane, bityo akabasha kuba yagira serivisi aho abaturage nk'uko yabitangaje muri manifesto z'uko agenda yiyamamaza. Amateka y'intambara ibyo agaragaza, imitwe yitwaje intwaro n'amakubirane ya politiki akomeye cyane, umuyobozi ahinduka ikimenyetso cya systeme yose kandi umutekano we ugahabwa uburemere budasanzwe kurusha ubw'abandi bose mu gihugu. Iyo tuvuga umutekano wa perezida tuba tuvuga umuntu wambaye ikote ne karuvati, tuba tuvuga politike, amateka, ubwoba bwinshi cyane, ubwoba kandi nanone buke bikaba contradictory, bikavuguruzanya mu gihugu. Ibyo byose bigomba kuba bihari. Icyifuzo cyo kutongera gusubira mu mwijima w'intambara cyangwa se umwijima w'ubwigunge bwo kubura umukuru w'igihugu. Ikibazo nyakuri si bamurinda gute, ahubwo ikibazo ni ryari igihugu kigezaho umutekano w'umuyobozi utazaba ikimenyetso cy'ubwoba, ahubwo bikaba ikimenyetso cy'ituze, kuko umutekano w'umukuru w'igihugu si uw'abantu bake, n'uw'igihugu cyose, systeme yose, rubanda nyamwinshi bose bakabyungukiramo. Ibi byose ni kuri KG Pro TV. Ushaka kumenya noneho ibikoresho abayobozi bakoresha cyangwa se intwaro ziremereye cyane zikoreshwa, imodoka, indege, amoko y'amasasu ashobora gukoreshwa, byose kora subscribe, like, share na comment, ubundi wandike ngo duhe muri comment, byose tuzabigarukeho.